haguruka sanga aho kijyana ayo mazi mu nzu genda ujya usuka ayo mazi usubireyo ko gisa hari aka business twari turi gupanga njye nawe katugira akamaro nk'urubyiruko. ni wowe umushoka kujyana niko akeneye bwana kubera ko umusaza wacu mukuru yaradusize. Fasha se ko mbona ntacyo baye wa mwana ufasha ushaka n'ubu n'icyari kinzanye utarakimenya urakavuga idahiye. Nuko rero ni karibu iwacu. Murakoze cyane no kuri Imana aho umugisha. Turabashimiye cyane rwose no kuri iyi ngando kwigeramo n'iby'umugisha. Pastor, so usanze ngiye kujya muri repetition ariko kubona umugisha ukomeye. Ntabwo nagenda tutaganiriye. Murakoze cyane no ndabashimiye. Gusa numva nanebweho sheri wanjye shu nyine amafaranga y'icyacu n'amaturo. Yambariye urabizi nabikubwiye ubu ni nayo aje kureba. Papa ndumva ahari nanjye nabibwirira gatoya kuko nk'abapasiteri tuba dufite umurimo mugari, tuba dufite umurimo ukomeye cyane buriya muri rusange naje mbasha kubibana bimubwiraho kubyerekeranye ariko n'Imana itabarebaga neza ariko noneho nza kubona yuko ngomba kuza hano kubabwira iby'Imana ibashakaho kandi noneho iby'Imana namwe muyishakaho kuko naje guturuna ndasenga nza kubona hari ibintu murimo gukenera imbere y'Imana ariko ibyo bintu mwakeneye namwe hari kibakeneyeho kuko ntabwo Imana izaza ngo ikore ibintu gutyo gusa bityo rero naje kureba neza mbega nagiranye connection n'Imana mbona yuko hari amafaranga umugore sinzi atigeze azana mu nzu y'Imana hari cyacumi hari amaturo yo gufasha abakene n'ibindi ubwo rero naje kuza hano turaganira nawe cyane ko Imana yari yarebeje kubimwereka uyu mama rwose turanamushimira cyane n'ukuri mu rusengero aritanga none pastor wari usanzwe ngiye kujya muri repetition bikagusaba umugisha mukozi w'Imana ugende neza kandi Imana igumugisha ubinde muri repetition. Amen, hallelujah. Imana igumugisha rwose kandi ibyo birumvikana kuko nk'umukozi w'Imana ntabwo ugomba kwica gahunda za korali kandi wa mpapa ngushimiye umugore wawe yuko akomeje kwitanga ku murimo w'Imana. Murakoze karibu. Mana data wa twese uri mu ijuru uri Imana ikiranuka uri Imana itabara uri Imana ikomeye mushimiye kubw'umupasiteri data uri mu ijuru urakomeye Mana mushimiye kubw'umugabo wa Maya kwera kumvira Yesu Kristo mina Yesu Mana ndagushimye Yesu Kristo ndagushimye kujya ufungura umuruka mu mwana ndagushimye uko data uduhaye byose Mana tugiye gutanga icyacumi n'amaturo kubera Mana natwe watwitaye haleluya Yesu Kristo urakoze urakarama amen bina Yesu amen. Imana ibaha umugisha no kandi uri mu mavuta amen Imana rwose gumamo rwose haleluya gumemo rwose haleluya gumemo oyu gumemo ndavana nkubwiye ngo asize mbwiye ngo muhure iriya mbugana nateka ariko nabirangije nakubwiye ngo tumuke ushimuke hano ikindi nake na telefone sugamira wonye kuri taje kwagise mbabaje ntabwo nzongera seba kutatumutse ubute wanyesejya na makiyaje uzi uko bimukira ubu ntuzi no kwisiga imbere uri mu rugo rwanjye umarike sinabwiye ngo nsange wasinze imbumbu watashye nagucumikiye amasaha 12 yonyine papa myasura yari yambwiye ngo mbe ngumye ahangaha nzajya mbafasha turimo twoko hano ngo gake ngwiso iso hege ntabwo hazi
ura ntagarizwa zanakubona murebana gutya mu maso nzayahanduza mu gikosi ntabyo mvuze agenewe ko kameze kaje kiyorobetse mu rugo rwanjye cyangwa kaje kuntwara umugabo ubukobwa bw'ikigenda buzi cyangwa giteye kigashata ngo kikamfatira telefone kikumva none bibare bijumba by'iwanyu ntabwo nzongera sinkagiye gusenga ngo mpure na Nyabenge sencumuzi hiruka tumbe gapfica telefono kiramasi icara hano koreke kibaka mu ntebe sacyo ntazi woraza unukira se nakuje kwinjira mu inzu cyanza kwicura twinzawumenya mbese ko naje hanze nkabura umuntu nkabura umuntu ubu se wamutse bakatwumvise moka si urambwa ngo moka igenda moka mfite ngewe urabona namuka ibyo ntibindi ahubwo zire kimwe n'umuti ibyo nakutuba moka kuki kintu gisigaye cy'utuzwa moka se inzara mvanye kuragira inka zasanga wanyweye n'amata ahubwo ubwanwa nzahera ku kambere mvura mute tamva gusenga nze mpure n'ibigeragezo nk'ibi ngibi kikagiye nta myenda udakekera kinagaze kagese nzanirwa inyuma y'inka nimara kwirwa inyuma y'inka nze ntahire no kunywa nimumpondagura saka winukira saka mwana umeze akaboko nyine kare koroherwa kereka hano niho hanze kubyimbuka amajaka yose nakubwiye wayavomye yarangije navomye 10 nyine numva ndananiwe oya ntari umwana uzavoma n'ejo reka ndebe ngukandire reka mwana wa kuguhana ntago ari ugukwanga mwana wanjye ahubwo ni impuhwe za kibye nkuhana kibyeyi mama wawe noneho iyaba akiriho uri kumva abaguhana kundusha uko ngiye nshyiramo n'akamukaso nkagwana gakeya ngo batavuga ngo naya mukase w'umuntu sibyo mwana wa ariko uzibeshya ubwire papa wawe yuko nkukubita cyangwa nkakwima ibiryo byumva ko n'inyama nzigura sibyo byose n'uturindazi agacyayi byose ujya umwakumbi rwose sibyo none se mwana wa za nka 3 zarabyaye ebyiri zabyaye inyana izindi zibyara ikimasa indi byara ikimasa noneho kumva mwana wa isuko ntazagurisha inka n'imwe utambwiye cyangwa n'ifumbire ujya umbwira sibyo n'abashumari bazajya bajya gutindurura ujya umpamagara ntazabura n'ifumbire na nkeya ntazi uko byagenze ariko ubu nawe ntabwo uzongera kumpondagura erega nkukubita nkuhana kibyeyi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukukwanga sibyo kandi ibiryo nzajya mbiguha uyu munsi urarya uhage ushyire umutima hamwe kandi ndagukunda sibyo nzakurangira n'umugore mwiza witonda uyu mugore uzamwihurira atazajya amondagura nkawe umugore ntago mushaka atazangira nk'uko ngira inde umugore si mushaka atazangira nk'uko ngira turakugasuzuguraga niko dupfa ariko niko dupfa nese kumba nkuhana kibyeyi mba ari ukugondagura umva ari umugore n'ibiryo se ushaka umugore si mushaka kojya bwera mu gikara kugaburira kogenda guha ibiryo kwarurira sibyo mwana we ndagukunda sibyo koko Rene reka nkubwire murumuna wanjye dore cera de na nyuko yahoraga kubwira ngo ki akuhora guhanura ariko naho nanjye ngiye kuba pastor nkagenda ahariho hose ngiye bati murumuna wawe kuko
ngaho urugo rwanjye rwahindutse indiri y'indaya, ngaho indiri y'abanywa urumogi. Rene koko ubwo ntutunaniye? wavuze ukirirwa uraho ngaho na Bibiliya warasaze wataye umutwe niwe utugama izuba urimo urasenga we wakwisengera ukava muri ibyo ngibyo ukareka kwirirwa njyaho mujya kunkoraho inama. Tugukoraho inama se twagukozeho inama ahubwo zo kuvugaho ibyiza kandi icyo kintu kimbabaza iyo waga twagukoragaho n'inama byibura turimo kuvuga tuti uyu mwana wacu agiye kutuzanira umukazana, uyu mwana wacu agiye kudukorera ibintu byiza, ugiye kwiga muri Amerika. Ariko inama nizo kugira ngo tugukosore mu makosa yawe, mu byaha wiri gukora. Banza wiyigeho witekerezeho. Ufite Bibiliya uri ugenda muri karitsiye izuba ryarakwishe warangiza ngo ugiye gukora inama kuri Rene. Banza ubwawe wimenye sibyo ibyanjye ubyihorere. Ariko Rene nubwo uri mukuru wanjye mwubaha ariko udashaka kunyinjira mu buzima. Ibyanjye byihorere iby'abashuti banjye bihorere baza hanga kunywa itabi kwanjye ubundi bawaringuriye. Rene uru n'urugo rwanjye. Niba ari urugo rwawe ariko nagomba kwinjira mu buzima. Ari urugo rwaho twavukiye. Aho twavukiye urahazi. Niyo mpamvu nukomeza kwitwara gutya Rene njyewe ndagusohora muri uru rugo rwanjye ugende. Izo ndaya zawe abumwa umugi wawe wiruguzana hano. Reka nkubwire ariko ndakwiyamye nta rumogi ngurira natabo ngurira nandanyishurira sibyo ndakwiyamye ibyanjye byihorere. Niba wamaze unyishurira inzu njye kwikodeshereza nibana kandi ugica bugufi ndi mukuru wawe niko mugi. Reka nkubwire nawe uru rugo ugomba kuzajya uba ukanuye cyane gusa ko ntuzitambika imbere ye, ahubwo niba uzamira raporo uzambwira ukuntu ibintu byagenze. Anga ntazongere kwinjira umukobwa n'umwe, ntazongere kwinjira umuhungu n'umwe muri bose mwirwa mumwana ibyo bimugi. Kuri muranyumva? Nubwo uri mukuru wanjye ntabwo ugomba kwinjira mu buzima. Menya ibyawe niyo Bibiliya uhora wangarana izuba ryarakumenera. Igitabo cyamezwe n'Uwiteka Imana sha. Iki ngiki nzanyijyana ahantu hose ngiye. Nta nzagisiga. Mugisha rero urimo urabyumva? Ndiko byumva. Uyu mukuru wawe wabyumvishije kuzi ibintu nkorera iyo wagiye mu cyacaka aho ngaho ndebera unsuzuguza iki kigoryi nzacinira bishotaguri. Rene murumuna wawe kubaha ariko iki kigoryi ni kinsuzugura nzagikana. Rene ntabwo murumuna wawe ukwiye kumufata gutya. Ntasoni urafata umusingo ukawukubita ntasoni. Iyo nagenda byirirwa meshesha amasogisi aba yiriwe yambaye imyenda yose nkirirwa nyimesa. Rene mfata nkaho tutavuga. Ceceka shamugisha ceceka. Rene ndakwirukana. Reka nkubwire nje mwihorere nje kuguhereza wowe ingamba ugomba gukurikiza. Izo utazikurikiza nkakwirukana ugataha. Arabatera amategeko yo muri ayo mategeko Bibiliya nayo shahi ikindi gitabo cyahometswe ni Uwiteka sha. Uranyumva? Noneho amategeko ngiye gushyira muri no rugo namugisha byumve mugisha. Karame ndabyumva rwose. Ndakubwiye ngo hariya muri kuri ya gate ntihazagire umukobwa cyangwa umusore muri babandi bose wigiriza ubona azana nabo ngo baze kongera gukorera ariya mabi hano. Noneho rero akaba ari naho ngiye guhera amategeko ameze atya. Uranyumva? Niba ari iki kigo kigomba komfurira inkweto uretse gato utazansuzuguza iki kigoryi nabashotana nka gishota. Uri kumva kikamfurira inkweto kikagira gute kikamanugura ipantaro. Wimbwira gutyo kuko mu rugo rwanjye ntabwo garafure ndakubaha ariko nunsuzuguza iki kigoryi nzagishota. Reka nkubwire amategeko nayangaye. Ninongera kumva ngo hano haje umukobwa, ninongera kumva ngo haje barabamwara umugi, Rene nzakankwirukana. Nayo masezerano tugiranye guhera akakanya kandi yatangiye gukora nibyo ngibyo. Iri jambo ry'Imana ntabwo nzayanyirwa njya kurigaburira iki. Nzajya kurigaburira iki? Abantu birirwe bamvuga ibiki hejuru yawe si wataye umutwe se. Hoja umuntu w'umugabo wirirwa ageze nayo ngayo wikigurira ikindi urenza. Nta kibazo ngaho komeza nibyo ngibyo.